brada yabaye amahoro ntiduheruka kurya biranyishe ariko yavuye hano ambwira ko agiye guhera si uno munsi tugomba kurya akanyama sisitiriwe nabwiye ngo azakiri kare akaba ataje wakwamiye hagana bajyanye kuyanywera yose ariko na mukanya yantumyeho abantu yaje kureba ahubwo ko yaba yabaye amahoro ambwira n'icyo yanshakira naguhamagare kuki watinze isaha ya mbere isaha ya kabiri isaha ya gatatu isaha ya kane dore ano mafaranga nguhaye nkuyeho igihumbi ndagwa agacupa gusa usangiye n'inshuti zanjye nta kindi wenyine se bro gusa nasabana n'inshuti singuhaye inyama se nta dore nanjye ku buryo ndajya runo rukara rwanjye rugahinduka inzobe kandi uteke kare uhita ugaruka kare ngiye kuganira ngiye koga uhita njya gusabana n'inshuti usanga byose byarangiye sawa barano baragutuma sigasa neza kamugeze hano imbere none ariko uri kuntumva kandi barantumva okay sawa Nizite gabo nizereza ugiye hese man ndi muri siporo tu na siporo zakwica man sushona man wazabigisha man man ntari bituzangweho tembe kwigisha tunabirebe kamweka nirwo zakwinjirira man sawa tugeze ntari uyu muntu ni umunyarwanda we umva wowe uri kuri ako kisi bro bazi kugatwara ariko kuba cyaba gihari bisi waba yarakamuvuriye kajya guhahata ntibagire ibyo bahamye umva wazanyigisha nta nubwo gisimba n'ikinyarwanda amafaranga yatayeho amafaranga y'abandi inyama ndazigura iki
kurangarira wa wundi w'igare. Oya ariko wundi wansuhuje nibutse ko ari we wakoze aho nayabitse. Yari ukuntu yambaye Brada aranyica. Ni wowe. Baranyibye. Sha. Jago atwaye amafaranga bari bantumyemo inyama. Muriye se kandi bigenze bite? Aransuhuje dore ntashyize. Nuko aba yakuye. Wabuzwa n'iki kumurengera se ubwo si n'inshuti yawe? Oya, ahubwo uri ushaka kumwiba ko yari inzara yakwiye se wowe ugira ko kwiyibwirira. Umva, si wowe duhuye mu kanya. Cya gihungu cyo kwa Peter cyitwa Jagura kizi. Ndakizi kiriya. Kiranyibye murahuye. Rasi yakwiye. Aranyibye yakwiye. do bari bampaye amafaranga yo kugura inyama Oya nyashyira ubwo hano. wasaze umuntu muri ntabwo Ayakuyemo yakwiye. merekeza. Ntabwo yakwiye buriya ntabwo yakwiye. Arankwiye. Ari kubeshya. none mbwira wirura ko mwarakaga ngo ni Jago cyangwa mwami uri gutereta reba igihe nagutumiye ure n'amasaha igihe nakarabiye n'imbabura nacanye kugeza Ntabwo ari we twari turi kumwe. none igihe nagutumiye wari uri hagana he kujya ba sister nta ubuse umufate nk'igiki mbwira neza ko uri gupfuneka ubwo byagenze ute Amafaranga bayanyatse. indetse wayatse uvuze ngo iki Jago yayibye. ngo Jago yabwiye muteretana uba buretse anyuze ahagana mbwira Uri yayibye. mureke mwere